neza bakunzi ba Mugishatv. Kuri uyu munsi twabateguriye urutonde rwihariye rw'amateka y'abaririmbyi 10 bakomeye kandi bakunzwe cyane mu itorero rya ADEPR hano mu Rwanda. Aba baririmbye cyangwa se bakomeje kwigaragaza muri za kwari zikomeye, ariko bakanagira uruhare rukomeye mu ivugabutumwa ryo ku giti cyabo cyangwa se bafatanyije n'abafasha babo. Niba uri umukunzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, iyi video ni iyawe. Ku mwanya wa mbere duhereye kuri Nshuti. Uyu ni umwe mu baririmbyi bafite ubuhanga budasanzwe. Nubwo azwi cyane nk'umwe mu nkingi zikomeye za rw'Abaririmbyi yo kumukenye, Nshuti yashoboye no gushinga umuryango we umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana ku giti cye. Indirimbo ze nka Ibyo nunze n'ibyawe, Hashimwe Yesu n'izindi nyinshi zabaye ikiraro cy'umudendezo ku mitima y'abantu benshi, zikaba ziherekejwe n'ijwi rihebuje rituma ubutumwa bugera kure. Ku mwanya wa kabiri hari Sinza, nawe ufite amateka akomeye muri rw'Abaririmbyi yo kumukenye, ariko akaba anakomeje urugendo rwiza rw'ivugabutumwa ku giti cye afatanyije n'umugore we Esther. Ubucuruzi bw'ijambo ry'Imana buhuriweho n'abashakanye bwagaragaje urukundo n'ubusabane mu miryango ya Gikristo, bituma indirimbo zabo zikundwa cyane. Ku mwanya wa gatatu twerekeje kuri Bikorimana Aloys, umuririmbyi uzwi cyane muri rw'Abaririmbyi ya ADEPR. Aloys ntiyagarukiye muri kwari gusa, ahubwo afatanyije n'umugore we Uwamahoro Liliane ndetse n'abana babo. Bakomeje gufatanya mu gukora umurimo w'Imana binyuze mu ndirimbo zubaka imitima y'abantu bose, zigaragaza ubuhanga n'ubwitange mu murimo w'Imana. Ku mwanya wa kane dufite Daniela, undi muririmbyi w'intyoza ukomoka muri rw'Abaririmbyi yo kumukenye. Daniela azwi ijwi riryoheye amatwi, ryihariye abantu benshi bakunda cyane iyo ari muri korali cyangwa se ateye indirimbo zatumye korali ikomeza kuba ubukombe mu gihugu hose. Ku mwanya wa gatanu harazagira Amahoro Claudine. Uyu ni umuririmbyi wamenyekanye cyane muri kwaya ya ADEPR Gatenga. Claudine ntiyagarukiye mu kuririmba muri korali gusa, ahubwo agenda yigaragaza no mu ivugabutumwa ryo ku giti cye, aho asakaza ubutumwa bwiza bw'amahoro n'agakiza ku batari bake. Ku mwanya wa gatandatu hari Mukatete Joseline. Uyu ni umuvugabutumwa ukomeye cyane, akaba n'umuririmbyi wabigize umwuga muri Holy Nation Choir ya ADEPR Gatenga. Imbaraga akoresha mu gihe abwiriza n'uburyo yaririmbamo bituma benshi bahindukira Imana, bikaba bitangaje kubona Imana ebyiri zikomeye zihuriye mu muntu umwe. Tugeze ku mwanya wa karindwi, ni umuririmbyi w'icyamamare mu majyepfo y'u Rwanda, Nema Marie Jeanne, azwi cyane muri kwari Riba ya ADEPR Tabawe mu karere ka Huye. Nema yamenyekanye cyane kubera ubuhanga bwe mu kuririmba indirimbo zikora ku mitima y'abantu, zikagira ubutumwa bwimbitse bw'ihumure n'agakiza ku bari mu bihe bikomeye. Ku mwanya wa munani hari Tuyisenge. Uyu nawe ni umwe mu nkingi zifatika za Shalom Choir ya ADEPR Nyarugenge. Azwiho ubwitange budasanzwe mu mirimo ya korali ndetse no gutera inkunga abakiri bato bifuza kwinjira mu nzira yo kuramya no guhimbaza Imana mu kuri no mu mwuka. Ku mwanya wa 9 hari Rushema Ephraim, umwe mu baririmbyi b'abahanga kandi b'inararibonye bamenyekanye cyane muri Hoziyana Choir. Ephraim azwiho kugira ijwi ryihariye ryubaka imitima, akaba yaraherekeje Hoziyana mu bihe byinshi by'amateka yayo y'indashyikirwa mu gihugu hose. Naho ku mwanya wa 10 dusoza urutonde rwacu, twifashishije ababyeyi b'abanyabikorwa bo muri Rw'Abaririmbyi Choir, aho dufite Celestine hamwe na Eliavera Trinitas. Aba bombi bitanze cyane muri iyi korali izwiho kugira ubuhanga bukomeye bw'amajwi n'indirimbo z'ubutumwa bwiza zihindura imitima y'abantu, bakaba barabaye icyitegererezo ku rubyiruko rwinshi rwa Gikristo. Mushimire gukurikirana ikiganiro cyose kuri Mugishatv, mukomeze gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byiza tubagezaho umunsi ku wundi bijye bageraho ku gihe. Ndabashimiye, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.